ni ukwiyapudetinga buri munsi, uburyo butuma dukorera inaha ariko tugakora ibiruta bya sisiteme ya hano. Ikintu namukundiye mubyeyi wacu, ntacyo yabivuze, Imana iguha umugisha, ntabwo yigeze aza kubwira abanyarwanda ngo ndiho kuko arabizi neza ko kubaho ko nta muntu abiripotinga. nta speech nimwe yakoze avuga ngo Imana nayo si ngombwa ngo umuntu wayibuze simubwire ngo yewe nubwo wambuze ndi hano. Ntabwo ari ngombwa, si ngombwa. Pawulo yandikiye ijambo Abaroma, yarababwiye ngo mbese ye niba bamwe muri bo batizera, kutizera kwabo kwahindura ubusa gukiranuka kw'Imana. Hari abantu mujya mwumva bavuga ngo hari ikintu cyananiye Imana, ngo Imana ngo ntiyihimbaza. Nta n'ikintu ikunda nkacyo. kwihimbaza se cyangwa guhimbazwa. Ntabwo ndibuze kubikompara n'umuntu wiyumvise. Wowe niwe ugomba kuba umuhamya wo ku kigero Eliya yari ameze ate ku buryo nawe uri umuntu umeze nkawe. Aka kantu ko numvaga ndashaka kukavuga. Kavuge. Ijwi ry'umukanguzi. Turasuje mwese mukurikira Nkunda Gospel, mukurikira Ijwi ry'umukanguzi. Reka tubashimire cyane ko mubana natwe umunsi ku wundi, ko mwahisemo gukurikira inyigisho nzima, ko mwahisemo gukurikira ukuri. Amen. Mukava mu bitabafitiye umumaro. Imana ishimwe. Ibyo bintu bikomeye cyane, ni umugisha. Ko ni intambara ikomeye cyane kurwana intambara yo gukurikira trend, ikintu kiri gutrendinga gishyushye, no kujya gukurikira ikintu cy'ijambo ry'Imana. Indani mu mutima w'umuntu haba harimo ibishaka kumukurura cyane, kujya gukurikira bya bimuryoheye bimwintertaininga. Hagakwiye kuba harimo kujya gukurikira no kumva ibimwubaka. Ubundi hari ijambo Pawulo yavuze riri mu byakozwe n'intumwa, je pense ko ari igice cya 17 cyangwa se 21. Yaravuze ngo abanyatenayi n'abasuhuke baho nta kindi bagiraga cyo gukora, ngo keretse gushyushya inkuru no gukunda ibyadutse. Ngo ariko abibero yabo ngo bari abaturage beza kuruta ngo kuko bajyaga mu byanditswe byera bashaka kumenya ukuri. Ubwo tubizanye muri iki gihe, abibero ya nibo bahitamo ijambo ry'Imana. Abanyetenayi niba rutwitse bakunda ibyadutse no gushyushya inkuru, barayihotinga very hot. Reka twisurize abantu b'Ijwi ry'umukanguzi na Nkunda Gospel ko tubizi neza ko muza mushaka kumva ukuri, mushaka gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Kuko ntabwo turana ngo tuvuge kuri trend, ntabwo turana ngo hari ibyo nabonye n'inzego z'igihugu zita amatiku n'iki. Turana kujya dusangira ijambo ry'Imana. Amen. Kuri Nkunda Gospel tuvuga ngo be informed, be transformed. Icyo wumva kiguhindure. Amen. Icyo tuba twifuza niyo ntego yacu. Uyu munsi twagize umugisha wo kuba turi kumwe nangiye kuvuga za titre adakunda, ariko turi kumwe n'umwana w'Imana. Amen. Evangeliste, missionnaire Anicet Niyomugabo. Imana ishimwe. Twishimiye cyane kumwakira, abaciye agahe katari gatoya, ariko uruko tugize umugisha wo kumwakira tuba tuzi ko turi bumwungukireho byinshi mu by'Imana yamuhaye kumenya, ndetse n'ibigenda imwungura umunsi ku wundi. Uyu munsi tuvuze kuganira ku nyinshi zitandukanye, ariko mbere yuko mbyinjiramo reka musabe adusengera isengesho ritangira rifunga kino kiganiro, kugira ngo umwuka w'Imana arinde dukurikiye, kugira ngo hatagira ikintu kimwe cyakudistractinga cyangwa se cyakura umwanya wo kumva ibyo turi kuvuga, ndetse unarushaho gusobanukirwa n'ibirenze ibyo twavugiyemo hano. Ni karibu. Imana ibahe umugisha. Reka nongere nsuhuza abantu baduteze amatwi kuri Nkunda Gospel. Nongere cyane kandi nsuhuze n'abari ku Ijwi ry'umukanguzi. Tubahaye ikaze. Ni umwanya bansabye kugira ngo dusenge. Gusenga ntabwo ari ukuvuga gusa, ni ugutekereza ku cyo tuvuga kandi tukaba icyo twemera muri Kristo Yesu. Rero iyo tuvuze ngo dusenge, mu icyo uri gukora umwanya wawe ni wigomwe dufatikanye, imitima yacu yegerane n'Imana n'ubwenge bisabane, kugira ngo isi itazadukomeza ikatugundira ku munsi wo guhamagarwa kw'abizera. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza, Imana nziza, Imana umukiranutsi, turagushimiye waduhamagariye muri Kristo Yesu utsinze urupfu, uca ubwanzi, imihango n'amategeko byaturegaga, ubitsindisha umubiri wa Kristo ku musaraba, bituma natwe twidegembya, turiho turi bazima. Nyamara
icyo gihe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, watwegereje iteraniro ry'abera, amaraso ya Kristo yaratwejeje, twebwe abari kure twigejwe hafi, umaze kutwegeza hafi uradutoranya, uraduhamagara, uratwiyegereza, uradushinga ngo imizi yacu ishora, none tugize amakakama n'itoto, turagushimiye. Haleluya, haleluya! Muri Kristo Yesu tugize amakakama n'itoto. Isi itashaka ko tubaho nibwo tubayeho, abantu babona ko dutsinzwe nibwo tuneshereje, kuzimu hasamye ngo hatumire nibwo ukinguye ijuru. Haleluya! Urupfu rwiteguye nibwo duhaye imibereho. Ibyo byose ni ubucunguzi bwawe, n'imbaraga zidasanzwe. Twebwe rero tukwizeye, izo mbaraga ntizikumirwa, nta kindi kigereranyo cyazo. Uri umutsinzi mwami, waratuneshereje, bituma natwe duhinduka abatsinzi ndetse no kurutaho. None mwami, ducyashya ibyago, ingorane, ducyashya amakuba biri kuri bene data, ibitarategekewe kwihanganirwa, nibimarweho n'ukuboko kwiza kw'ihumure rya Kristo. Tubisenze twizeye ku bwawe none n'iteka ryose Yesu. Amen. 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 Reka twakire abantu muri kino kiganiro turi buganire ku mbaraga za Kristo, ku mbaraga z'Imana, ndetse nuko zikorera mu bayizera cyangwa se mu bamwizera. Umuntu utarakoze subscribe ayikore kuri Nkunda Gospel, ayikore kuri RY'UMUKANGUZI, kugira n'ibindi biganiro byiza bimeze nk'ibi ajya abasha kubikurikira ndetse amuhereza na notification. Yego. Kamashimire cyane ko mubikoze. Amen. Kuko statistics zitwereka ko barenze mu 67% by'abadukurikira baba baranze kuyikora. Ego. None statistics zaziri kubarega kuki mudakora subscribe. Hagire nk'umuntu wandika muri comment nk'impamvu 3 zonyine, ntiwandike 10 zatuma adakora subscribe, zatuma utarakoze subscribe kuri Ijwi ry'Umukanguzi cyangwa se kuri Nkunda Gospel. Turi buzumve rwose, nta nubwo tuzongera kubisaba mu WhatsApp tubisaba. Hari umuntu wamamagaye ejo bundi arambwira ngo ntago biriya nabyitayeho ngo byo gukora subscribe ngo cyangwa gusharinga ngo na comment ngo ndagukunda. Noneho ashyiraho akandi kantu kanyishe katumye nseka. Arambwira ngo ariko ngo ibiganiro byawe hari igihe njya mbibura. Urwo rukundo rugaragarira mu kudafatanya nawe urwo rugendo rwo kuvuga ati icyo uzashyira sinzakibure. Urwo rukundo rudatuma ugira iyo nyota yo kuvuga ngo sinzacikwe, ukore n'ibyo ugomba kukoze kugira ngo utazacikwa. Ngo yanga akajagari muri telefone. Akajagari k'ibyo ukunda. Nyine yanga akajagari ko kuba atari mu mwanya wo kumva iryo jambo akabona notification, kandi nanjye mpamagaye nta gahunda twahanye. Ruzaca Imana. Niko bajya bavuga ngo ruzaca Imana. Niyo mpamvu njya nkunda kubabwira ngo icyo twita gukunda hari igihe aba atari rwo rukundo. Murakoze. Reka dushimire abantu kuri Nkunda Gospel no kuri RY'UMUKANGUZI ko atari ko bameze. Ubwo bikorwa n'abashyitsi wenda. Ahubwo se abashyitsi uko nzi ko baza noneho banadukunze kurusha. Uyu munsi barabikora, reka tubihanganire. Uyu munsi ibyo tugiye kuganiraho si icyo, ahubwo nabwiye ko ari ku mbaraga za Kristo, imbaraga z'Imana zikorera wamwizera. Amen. Izo mbaraga nizo turi buvugeho. Hari ibintu byinshi bigenda biba ku itora cyangwa se ku bakristo, rimwe na rimwe bigasa nkaho bigaragaye ko Imana ibaye inyantege nke cyangwa se Kristo abaye umunyantege nke, ndetse natwe akaba ari n'ibyo ducogorera imbere. Ubwo se bigaragarira nde ko Imana ibaye inyantege nke? Ndi kuvuga mu maso y'ababireba. Reka tuvuge ngo bakabifata nkaho ari inyantege nke. Kuko yo ntizigera zibura imbaraga. Oya, ntiyazibura. Nubwo nayo ishobora kugaragara ku munyantege, ku munyabwenge. Icyo kigereranyo Bibiliya iravuga ngo ku kigoryi Imana yerekana nk'igoramye. Ntabwo Imana igorama ngo ikigoryi kiyibona, ahubwo iyo imwiyeretse ikigoryi kirebera muri ya pozisiyo igoramye kuko cyo kigoramye. Noneho mu banyantege nkeya ni urugero, iyo ufite envelope yajyamo ikiro, undi afite agafuka kajyamo ibiro 50, mugiye kwikorera ntimutwara ibingana. Yego. Mu ntege nkeya impamvu yibona gutyo ni uko yuzuza ya rovide yawe. Ha hantu hawe rero
hakaba ariho haguha imbaraga, hakwemfuruwansa. Yego. Unyemere dutangira kino kiganiro tubanze tuvuge ku bintu nka bitatu cyangwa nka bine wenda biranga Imana. Yego. Hari ababyita attributes of God. Imana ibera hose cyangwa n'ikintu byinshi, ariko wenda uri buze kubidusangiza ni ibihe bintu biranga Imana yihariye kandi bidahinduka? Mbere yo kurangwa no kubera hose icyarimwe, Imana irakiranuka. Yego. Icyo ni ikirango cya mbere, ni Imana ikiranuka, Jehova Tikeno. Icya kabiri ni Imana y'imbabazi. Kugeza ubwo niyo yivuze iravuga ngo ndi Uwiteka Imana nyir'imbabazi. Noneho cya gatatu, ndi Imana ishobora byose. Yego. Tuze gushyira no kuri cya kindi wari uvuze bine, ndi Imana ibera hose icyarimwe. Nta yindi Imana iba hose keretse Uwiteka, nta Mana ikiranuka keretse Imana Uwiteka, nta n'indi Mana muzabayeho n'iziriho ishobora byose, cyangwa se Imana dushobora gusanga mu buryo ntayihwanye nayo. Iyo tugeze aho ho mbura ikigereranyo. Nta yindi Mana twagereranya n'Imana. Twizere Imana. Birakwiye ko se hubwo tujya kugereranya? Ntabwo bikwiriye ko tugereranya. Impamvu mbivuze, hari imvugo njyewe uko mbitekereza nyinshi tugira abakristo zidakwiye kuba zinaturanga. No kuba tuvuga ngo nta yindi Mana ihwanye n'Uwiteka, cyangwa se kuvuga ngo ibyo yankoreye ntibyari gukorwa n'undi. Uko kugereranya, kujya kugereranya ikintu n'ikindi kandi bitagererana, biri muri kamere yacu. Ibyo byo ni ibintu karemano. Nayo iyo igiye kuvuga niko itubwira. Yesaya ijambo ryarambwiye ni 40 ndatikeka, riravuga ngo ni njye, nta yindi Mana iriho. Ni Uwiteka, ni koko nzajya nkiza, nzajya mpeka, kugeza aho Bibiliya yavuze ngo imvi zizarinda ziba uruyenzi ntibaheka. Niyo yabivuze ngo nta yindi Mana ihwanye nanjye. Niyo impamvu nuko abantu bigeze bayigereranya n'izindi Mana. Bikinariho uyu munsi. N'uyu munsi biriho. Urebye no ku musozi Karumeli habaye intambara ebyiri, intambara y'Imana n'intambara y'abakozi bazo. Ko Eliya yaravuze ngo bikore kugira ngo bimenyekane ko ndi umugaragu wawe. Icyo ni icya mbere. Noneho kabiri, aravuga ngo isubirisha umuriro araba ariyo Mana nyamana. Nuko abatambyi ba Bayali bafite uburyo bemera Imana yabo na Eliya, ahubwo barashaka Imana itsinda. Imana ishimwe, reka mvuge ngo Uwiteka Imana yacu aranesheje. Imana iratsinze, umugani wayo iratsinze. Bashaka Imana itsinze ariyo iri bwizerwa. Rero abantu bagiye babigereranya, kuko hari abayigereranyije n'izuba, bayigereranya n'ukwezi, hari abayigereranyije n'ibigirwamana runaka, hari n'abantu yagiye ikiriza mu kugereranya. Hari nk'umwana, ni amateka ye, ni umwana w'umuhindekazi, niwe waririmbye indirimbo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ibyo nkena byose ndamahoro. Ni umuhindekazi, ni nawe waririmbye iriya 15 mu Gakiza, wavuze ngo amasezerano yose uko Imana iyatanga. Yes, ise yari afite ingo nyinshi, nyina yicwa n'indwara, indwara yishe nyina, uyu mwana arayirwara. Ise ahita atanga akato agaha wa mwana, bakajya bamucishiriza ibyo kurya munsi y'urugi. Aricara aravuga ngo Imana ya data niba yanyumva, cyangwa se Imana ya mama, arahindura, arazidevelopa zose zivuga mu mazina yazo. Ndi kwanga kuzivuga ibyo bigirwamana ko si ngombwa ko banamenya ko bihari. Aravuga ngo niba iyankiza niyo Mana nzakorera. Aravuga ngo nimwe yabambwe ku musaraba niba yankiza.
izankiza niyo mana nzakorera. Kristo amubonekera n'umucyo mwinshi nijoro, aririmba akavuga ngo naho ndiho naho napfa. Yari ari kubwira se mu gitondo cy'inzozi, yari yarayarose, abwira se ngo nabonye umugabo ukurusha imbabazi, yitwa Kristo, niwe wabambwe. naho ndiho naho napfa. Umwana ise aramubwira ngo ndakwica ubwo utangiye kwizera izindi mana. Aramubwira ngo naho ndiho naho napfa, ziko nkundwa n'Uwiteka. None se kuki atagukijije kandi mwahuye? Aramubwira ngo ampa ibyo nkeneye byose, ubu ndamahoro. Yahise amuha ubutunzi, yamuhaye ubuhamya bw'ubutunzi yamukuyeho. Yaramubwiye ngo ndamahoro. Avuga amahoro arwaye, ari mu cyumba cya kato. Aramubwira ngo ubu ndamahoro. hari no mu ntonganya ze na se ako kanya aramubwira ngo ubu ndamahoro. Niko Barutimayo yavuze bamushishuye uruhu. Baramushishuye mu ntumwa za Yesu bapfuye baryo, bamusiga urusenda. Arababwira ngo nejejwe no kubabwira ibyishimo by'ubugingo, ari njye ubabaye ku mubiri kubarusha. ibyishimo by'ubugingo, kandi mu mubiri ari njye ubabaye. Aravuga ngo bibatere gukumbura ibinezeza mu gihe cy'amakuba abagaragarira inyuma, idutera ibyishimo niyo kwizerwa. Amen. Kankomoze gato ko icyo kintu wari ukomojeho, twari wenda ari naho duhera. Wari uvuze ku muhanuzi Eliya, ibyamubayeho n'abahanuzi ba Bali ari ku musozi Karumeli. Kuki wenda mbere ko tujya kuri Eliya turaza kumugaruka. Yego. Abakristo benshi no mu bisanzwe twisanga muri situwasiyo njye mbyita nko kugerageza Imana. Tuvuga tuti niba Mana muri situwasiyo ngeze muri kino kintu, iyerekana bamenye kuri Imana, cyangwa se kora kino kintu, bigasa nkaho Imana yo iri buze kwiyerekana cyangwa kwipuruvinga kugira ngo abantu naka bayemere. Birakwiye ko umukristo akwiye gusenga asaba Imana kuza kugaragaza ubutsinzi n'imbaraga byayo, cyangwa yo ubwayo itegerezwa kuza kwiyerekana igihe ibishakiye. Uburyo twizeramo Imana, uburyo abantu bayigishwamo n'uburyo abantu bayibwirizwamo, dusa naho Imana twayigabuye mu byiciro. Abantu benshi ubuhamya n'amashimwe ntabwo bavuga Imana y'agakiza, ahubwo tuvuga Imana y'imirimo. Uze kubitandukanya. Ego. Uburyo butuma umuntu kugira ngo yemere ni uko ashingira mu byo yakorewe, kandi bifitanye isano n'ihuriro ry'umunezero we mu marangamutima ye. Nanezerewe bingana iki? Nasubijwe bingana iki? Nasubijwe bingana iki? Ubwo nituvuga ngo nasubijwe bingana iki, iduka ryanjye rifuha gute? Imodoka iri ku ruhe? Nibuze kuba bingana n'ingano, ahubwo ari bwizeremo Imana. Imodoka iri ku ruhe rwego? Urakoze, nicyo nari ngendereye. Ntuye muri karitsiye imeze ite? Nize amashuri angahe? Jiste ingano y'iby'Imana yamuhaye n'ingano yicaye, n'ingano y'aho yicaye, nicyo kigereranyo cy'imbaraga z'Imana ye. Ugeze ku ngingo. Iyo ni Imana y'imirimo, ariko imirimo ingana niyo wakorewe. Kiri aho gatoya ntaragera ahandi, reka mbwira umuntu Imana yakoreye imirimo n'ibitangaza, amashimwe urimo, Imana ntingana nayo. Ibyo Imana yaguhaye ntibingana n'ibyo itunze. Buretse kuharenga, bitwaye iki? Wazamutse wansize ndagukurikira. Bitwaye iki kuba nayizerera mu byo yankoreye, nkananyurwa, nkanumva ko izo mbaraga z'ibyo yakoze zihagije? Dore icyo biyitwaye. Urufatiro rw'agakiza k'Imana muri wowe ruba ruri ku mirimo y'ibifatika. Iyo bibuze, ubwo Imana ntibiri iwawe. Aho ni icyuho gikomeye mu mibereho y'umukristo. Nicyo cyatumye Imana igurisha ubutunzi bwa Yobu, ibigurisha gukiranuka kwa Yobu. Ingurane itanashoboka, itanabaho, igoranye kwakira. Igoranye.
nicyo cyatumye Imana igurisha ubutunzi bwa Yobu. Yabwiye Satani iramubwira ngo ibyo atunze byose bifate, ariko ubugingo bwe ntubukoreho. Uzi ikintu Imana ishaka? Irashaka kugaragaza ko agakiza kari mu mukiranutsi ntigafite urufatiro ku butunzi bw'umukiranutsi. Biravuze ngo yatunga, yagira urugo, yapfusha abana, ingamiya zashira, yabura ibyo kurya, yaburara, yakambara ubusa, uko ari kose ari kumwe n'Imana. Kubera iki? Kwizera kwe ntibishingiye ku bigaragara by'inaha mu isi. Kubera iki Imana ishaka gutyo? Iyo twize gutyo tugira urufatiro rwo kwemera Imana ku birangira by'inaha. Nicyo nari ngiye kubaza wenda n'uburyo kugisubiza, ariko reka manze nyikubaza. Imana yungukira he kuba kwayizerera mu bigaragara? Oya, ahubwo no kuba ishaka ko turenga aho ngaho. Icyo nicyo gihita gisobanura umukiranutsi. Noneho nuko twizera tukarenga isi, kuko ubugingo dufite mu isi ni Kristo, ariko we ntabinaha. Dufite ubugingo bwa Kristo mu mibiri yacu. Ubwo butunzi tubutwaye mu nzabya zibumba kandi zoroshye, sibyo? Noneho ubugingo bwa Kristo dufite, Imana ishimwe, Kristo ari mu ijuru. Pawulo yaravuze ngo aho dutegereje umukiza kazava, ariko twebweho iwacu ni mu ijuru. Nitwizera ibiri inaha tuba dukingiraniwe ku biri mu ijuru. Imana irashaka rero ko twizera ibiri mu ijuru bikatubeshaho inaha, kuruta uko twizera iby'inaha turi kujya mu ijuru. Nitwizera iby'inaha tujya mu ijuru, ijuru rizakingwa kuri twe, ntitwugururirwe ijuru. Ariko nitwizera ijuru turi inaha, tuzaba dukinguriwe ubutunzi bw'ijuru, kuko iyi juru niyo idutungisha hano. Ubwo imbaraga zigomba kuba ziri kuba downloaded. Abantu bumva ziteremeza ya social media n'iki, ni ukubidownloadinga biva hejuru biza kurusha ko bya uploadinga bigenda. Ni nacyo Imana ishaka. Ntabwo abakameramani barafashijwe. Ntabwo ibyo twizera ntabwo biri uploaded, biri downloaded. Twabidownloadinze muri Kristo. Na application, ni umwifato turi gukura muri Yesu kugira ngo dushyire muri twebwe. Amen. Noneho iyo mibereho itubesheho, kandi niba twadownloadinze ikintu, niyo tugivanyeho, niyo tugisibye, tugikansarinze, kiri downloaded kivaho, ariko ntikiva mu nkomoko giturukamo. Hatinde bivuze ko abantu bakansarinze umwifato wabaye kansadi wa Kristo muri twe. Ntabwo wavuye muri Kristo, wavuye muri twe, ariko muri Kristo uracyarimo. Bivuze ngo twakongera tukadownloading. Uzarebe hari ama smartphone agezweho, hafi ya buri kwezi cyangwa buri cyiciro runaka aguha ntuze y'uburyo wa updatinga system ira ya updatinga, cyangwa se na application ubwayo akagira ibintu bihindukamo, bakubwira ngo iyi WhatsApp yawe ya updating. Iyo utayapdatinze ntikora. Oya, ntikora. Urabizi. None iyo yongeye kuba updated ikora neza cyane. Biravuze ngo irakora neza kuruta uko yakoraga. Hari n'ibintu byiyongereyemo. Urakoze. None uba wemeye izo nyongera. None ubuzima bwa kwa kwizera ibintu bitari iby'inaha turi inaha ni ukwiyapudetinga buri munsi, uburyo butuma dukorera inaha ariko tugakora ibiruta bya sisiteme ya hano. Ariko gusenga, ariko kumva ijambo ry'Imana, niyo mpamvu usanga abantu bizera batyo bagira umwifato utandukanye n'uw'iby'inaha. Iby'ino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijoro. Bene uwo muntu ntabwo yizera ngo arabona akazi iyo ari umushomeri, nta nubwo yizera ngo azabyara iyo ari ingumba. Uzi kwizera kwe uko kuba kumeze, aravuga ngo naho ntakora nabaho, nzakora, ariko gukora kwanjye si byo bimpesheje kubaho. Ubuzima babukomora muri nde? Muri Kristo Yesu. Bivuze we bikamurinda iki? Bimurinda kuba umugaragu w'isi. Kuko iteka ryose iyo dukeza ibyo dufite tuba turamya ababiduhaye. Bituma tutaramya isi n'ababiduhaye. Dusubire kwa Eliya.
gatoya mbere yuko dusubirayo mbere yuko dusubirayo twavuze kwizera kumwe, twavuze Imana kwizera yerekaniye mu mirimo tujye noneho mu gukiza, mu kwizera kw'agakiza, ari nako wavuze ko tutagira, ari nako tuyirebera mu mirimo byo yakoze, tuyirebera mu bifatika. Noneho ariko ntekereza ko nayo ntacyo byayitwara, kuyirebera mu bifatika biracyitwaye cyane. none se Imana kuko uba ufite Imana ingana n'ibyo Imana yagukoreye. oya nyizere se no mu byishobora kumpa birenze n'ibyo mfite uwo munsi. Ni igisobanuro kivuga ngo iyo itabiguhaye ntiba ariyo. Ni igihe uvuga ngo bikore bimenyekane kuri yo, ubwo ni cya kintu ushaka tuza kugeraho bitarabikora, ubwo si ntabwo igaragaza nutiyerekana hano ntuzaba uri Imana nasenze, ubwo nturi umuhamya w'Imana, umuhamya w'imirimo yayo. akantu kuvuga ko itari Imana buretse kukajyaho, ariko njye ndashaka ko Imana niyereka hano hantu kugira ngo babone kuri Imana. Ntabwo Imana rero iriho ngo yiripotinge, yigaragaze, yiyerekane. yo irazi ko ari Imana, abantu bayimenya batayimenya. Nasomye ijambo rirambwira ngo umuntu akiranutse ntacyo ampaye, anakiraniwe ntacyo anyaze, ngo ibyo bifasha abantu bameze nk'amwe. Ni ukuvuga ngo Imana ubwayo irigize ko ari Imana. Nyemerera nshimira Imana ko yaduhaye umukuru w'igihugu mwiza, ndamukunda we. Mu minsi yashize reka nkavuge nta kibazo, ku masosho media mwagiye mwumva abantu bavuga ngo yarapfuye, ngo perezida w'u Rwanda ngo Paul Kagame ngo yarapfuye, ngo si uriho cyane. Kintu namukundiye mubyeyi wacu, ntacyo yabivuze, Imana iguha umugisha, ntabwo yigeze aza kubwira Abanyarwanda ngo ndiho kuko arabizi neza ko kubaho ko nta muntu abiripota. nta speech nimwe yakoze avuga ngo Abanyarwanda nimwumve iyo bababwira ko ndiho n'iki. Dore akantu keza noneho kabayeho muri iyo minsi. Twari twegereje igihe cyo kwibuka, twatangiriye iminsi yo kwibuka, twayitangiriye ku Irebero. yego yanagiyeyo, bisa nkaho bigiye guhamya bya bindi babandi bavugaga koko adahari, ariko warabizi neza ko agomba gukora mu buryo butari ubwo kwiyerekana. Warabizi ko ariho arahari. Rero ubihuza ute rero n'Imana? Imana nayo si ngombwa ngo umuntu wayibuze izimubwire ngo yewe nubwo wambuze ndi hano. Ntabwo ari ngombwa, si ngombwa. Pawulo yandikiye ijambo Abaroma, yarababwiye ngo mbese ye niba bamwe muri bo batizera, kutizera kwabo kwahindura ubusa gukiranuka kw'Imana, aravuga ngo ntibikabe. Niba abantu batizera ntibivuze ngo Imana si yo kwizerwa, kuko mbere yuko tuyizera ngo itureme yiriyizera, iriyizi. Hari abantu mujya mwumva bavuga ngo hari ikintu cyananiye Imana, ngo Imana ngo ntiyihimbaza. Nta n'ikintu ikunda nkacyo. Kwihimbaza se cyangwa guhimbazwa? Kwihimbaza ibikunda kubi. Yo irihimbaza, iraza ikavuga ngo ndi Uwiteka Imana ishobora byose. Ubwo igize ite? Ni njyewe, nta yindi Imana duhwanye, ndi Imana ibera hose icyarimwe, ndi Uwiteka Imana nyir'imbabazi, nduwo ndiwe, nitwa ndiho, uhoraho. Ubwo se murumva iri kuvuga iki? Nta buryo muyihimbazamwo na bumwe mwamenye atari uko yihimbaje. Nta buryo na bumwe tuyivuga tuyerekana atari ubwo yiyerekanyemo. Nta n'uburyo tuyivugamo atari ubwo yivuzemo. Ibyo tuyivuga ni ibyo twayumvanye yivuze. Bivuze ko irihimbaza. Nimvuga ngo Imana iriyemera, mwe kubyumva mu bwibone. Ni ukwiyemera, ni ukwigirira icyizere kivuga ngo nanjye ubwanjye ndihagije. Ibyo biri personality ku Mana, irabizi ko yihagije. Mose yasenze isengesho ryiza ari kuva muri Egiputa, yabwiye Imana ngo kugira ngo tugire itandukaniro n'andi mahanga, ni ukuza tukajyana. Ashyiraho amagambo nkunda ngo kuko abafite izindi Mana iyo batabaye bazisiga mu birorero, niyo bagize ngo barazigendana zirabavuna kuko bagenda bazikoreye. Ako kantu yarayitambitse imbere zo kuvuga ngo tujyane, si ukugira ngo noneho yigaragaze bihabanye na byo wari uri gusobanura.
nuko imana yiyereka Mose arabizi izagendana nawe ariko Mose arashaka imana iri fact ifatika igaragara. Ni nayo mpamvu yamubwiye ngo tugendanye gutyo nabamara. Iravuga ngo ahubwo nzihindura nigira inkingi y'umuriro n'igicu. Nubona inkingi ujye ubona Uwiteka, nubona igicu ubona Uwiteka, ariko Abisiraheli bose ntibambona nk'uko mbona. We yari ari gushaka ngo uko Mose yabonanye nayo isi naye ari kugendana nayo nabo bayibona, Abisiraheli nabo bayibona. Utuzaze nibura bibe bitandukanye n'andi mahanga, ariko Mose agashaka kuyikoresha nk'Imana ishaka kwiyemera ku bandi, kuri andi mahanga. Ndamubwira ngo hoya tugendanye nabamara, kuko murakiranirwa, kuko ubwiza bw'Imana bwica ububi bw'umuntu. Rero icyo nagendereye gukiranuka kw'Imana ni igihe twizera Imana tukagira amashimwe nta mirimo igaragara yakozwe, ahubwo tukaba dufite amashimwe bw'imirimo Imana yakoze muri Kristo Yesu. Ariho dukwiriye guhamya indahiro ivuga ngo Yesu ashimwe. Ubundi mubyumva ko mu salutation, ko mu salutation ni insuza, not greetings, insuzanyo se reka da ni uguhamya. Ntabwo ari inda. Abantu bakaba bavuga n'ijwi riri hejuru bati Yesu ashimwe muvandi. First of all, ukabihamya nyine ukabivuga mu buryo buhamye. Tugende gato. Yesu ashimwe, hitushyiraho point d'interrogation kubera icyo ashimwe. None numubwira ngo ahimbazwe, ushyire hindi kubera iki ahimbazwe. Uranabyongereye, mbese ryashimwe warishimangiye, none ugiye no kumuhimbaza. Yesu ashimwe. Noneho muri wowe uhita wumva impamvu akwiriye gushimwa. Noneho nuvuga ngo ahimbazwe, wumva impamvu akwiriye guhimbazwa. Ntubifate nk'indamukanye ngo waramutse naramutse, nta ruhare nabigizemo. Ibyo ni rusange, ariko si rusange kugushima Imana. Ntabwo ari rusange guhimbazwa kw'Imana. Ni kuba yizera gusa. Niyo mpamvu nkunda umuntu umbwira ngo Yesu ashimwe. Abantu tubana ku ijwi ry'umukanguzi barabizi, umuntu yandikiye ngo hayi cyangwa hero ndakwihorera, uwo ngufata nk'umuntu utari ufite gahunda yo kumvugisha. Oya nanjye umuntu wanditse hero cyangwa hayi urakoze, nari ngize ngo ninjye njyenyine. Hari kunyandikiye Yesu ashimwe ahimbazwe. Afazari nubwo uje nta kindi kintu cyari wari ugendere, hari nk'umuntu ujya kubona ukabona arakwandikiye salama. Salama mtumiji. Hai ngata. Ewa niko salama juu ya nguvu zake. Ndiyo pe ndi salama ndamahoro. Ariko se nshuti zanjye wanyibwire Yesu ashimwe tukamuramya, nibura no muri ya joke cyangwa muri wa mwanya wawe udafite icyo wari uri gukoramo ugasingiza mw'Imana basi, ko ntacyo bitwaye. Rero Imana y'agakiza ni tuyizera bivuye mu muzuko. Amen. Amen. Imana y'agakiza, iyo tuvuga ngo ni Imana y'agakiza, ni Imana itakiri mu ijuru. Mumbabarire gutyo, ntabwo ari ugusenya ubwami. Ni Imana ituye muri twe, igendera muri twe. Uburyo hari ubundi buzima bwabaye saved muri twebwe Bob, hari ubundi buzima twari savings buturutse he. Twarazutse turangije tubika imibereho ya Kristo muri twe. Ni Imana y'agakiza. Bivuze ngo yakoze itakoze, ni Imana yacu twizera. Iyo Mana rero niyo Shadraka, Meshake na Abedenego bahamije. Baravuze ngo iyo dukorera ibasha kudukiza, ariko naho itadukiza nta cyatuma dukorera indi mana. Bivuze iki? Biravuze ngo kwizera iyo Mana ntibishingiye ku bizaba. Nako nagendereye. Kwizera Imana y'imirimo dushingiye ku byabaye n'ibindi tukiyitegerejeho, tukiri kuyisaba. Noneho kwizera Imana y'agakiza ntibishingiye ku bizaba, bishingiye ku byabaye muri Kristo Yesu. Ni nacyo cyatumye iba Imana yacu. Amen. Yesu abahumuriza. Ubwo bishingiye ku byo Kristo we yakoze, Imana yakoze muri Kristo, noneho bikaza kuba bikaba upgraded muri twe, bigakurira muri twe. Kuko iyo Kristo abikora adafite ababikorera,
byari kuba bimeze nko kubabarira ubusa, ariko ubwo turiho imibabaro ya Kristo si iy'ubusa. Noneho iyo variyo, agaciro k'imibabaro ya Kristo gaturuka mu buryo twizeramo Imana y'agakiza. Njya nkunda kubabwira, hari umugabo w'umuyuda yarankosoye numva ndakosotse. Twari turi kumva ya Yesu, ndabwira nti nimumfashe dukoma amashyi dusirimbe nshimira Imana ko imva ya Kristo irangaye. Baramfasha turasirimba, soje nidagaduye arambwira ngo noneho ceceka nanjye unyumve. Arambwira ngo igisobanuro cy'umuzuko wa Kristo, cy'uko Yesu Kristo ari muzima, ntabwo ari uko imva ya Kristo irangaye, ahubwo ni uko aba muzima muri wowe. Kugira ngo rero natwe tumenye ko Kristo ari muzima muri wowe, ni uko wera imbuto za Kristo. N'uyu munsi nzi neza ko igisobanuro cy'umuzuko wa Kristo atari imva irangaye. Igisobanuro cy'umuzuko wa Kristo ni uko akorera muri njye, nkagira ubuzima bwa Kristo bugaragarira n'abandi. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane ko byombi bisobanuye. Wenda abantu bakurikiranye hari icyo bumvise cyangwa se barasobanukiwe byose, ariko nari nabiherera kwa Eliya. Eliya ari ku musozi ari kumwe n'abantu bahanganye, yego, kandi bombi bagomba kugaragaza Imana ni iyihe muri izi. Ni Imana ishoboye, yego, ni Imana ifite imbaraga, yego. Urumva harimo cya kintu turi kuvuga cyo kwiyerekana. Iyo Mana igomba kuza kwiyerekana. Niba ari Bali igomba kuza kwiyerekana, niba ari Imana Uwiteka, Imana ishobora byose, nayo igomba kuza kwiyerekana. Eliya hano ntiyarabaye nk'umuntu ugerageza mbere yuko natugera kuri rezita z'ibyabaye. Impamvu Eliya yakoresheje iyi mpamvu ni uko ari kumwe n'abahanuzi b'Imana z'ibimenyetso, ntabwo ari kumwe n'abahanuzi b'Imana y'agakiza. Ni Imana y'imirimo, bari kumwe n'Imana y'ibimenyetso, kuko ibimenyetso n'ibitangaza ntibiberaho abizera, biberaho gufasha abatizera. Niko Bibiliya ivuga. Ni ijambo ry'Imana. Ibimenyetso n'ibitangaza bifasha abatizera, noneho bigendana n'abizera ngo bihamye Imana twizera. Ntabwo bizi se ngo abizera ibi bimenyetso ibi bizagendana namwe kubera ikize? Ni ukugira ngo none se ikimenyetso kibereho iki? Kibereho kugaragaza. Kuki kigaragaza se? Ni uko hari abatazi, abatari bwemera icyo kintu batakibonye. Bibereyeho rero gufasha abatizera ngo nibabona ibyo bitangaza bizere. Niba bizejwe n'ibimenyetso, twebwe twijejwe n'agakiza, abandi bijejwe n'ibimenyetso. None se igitangaza cyangwa ikimenyetso ngiye ukijijwe kimariye imbere yuko kigiye kuri udakijijwe? Kigufasha ko bamwe badakijijwe bizera ko Imana yawe ari Imana y'imigisha. Ndavuga ngiye kuba nacyakira cyangwa nakibona, kuba nabona igitangaza cyo gukira muri ngewe. Ni nk'umugati w'urugendo, ni nk'impamba y'urugendo, bikorohereza mu nzira y'umubiri gusa. Ariko mu bijyanye no kwizera ntacyo bigufasha. Hari abantu bavuga ngo bituma, ngo binyongerera kwizera. Oya, ubwo nta kuba ufite. None se ubundi kwizera ninde? Ni Kristo. Impamvu Yesu yabwiye abigishwa ngo mufite kwizera kungana n'akabuto, uko kwizera twari tutaraguhabwa nk'ubuzima. None uyu munsi kwizera dufite, none se Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo Kristo niwe banze byo kwizera, ni nawe ugusohoza. Bivuze ngo ufite Kristo Yesu muri wowe, ufite kwizera kose. Nibyo? Urakoze. Ni ukuvuga ngo rero ntawe ugira kwizera kw'igice, ahubwo uba ufite kwemera kudahamye. None se ibi muvuga, none se ntabwo uzi ko Imana imvugo zivuga ngo Mana nyongerera kwizera? Iyo tuvuga ngo Mana nyongerera kwizera, ni igihe umuntu aba yacitse intege. Reka ntitubisenye burundu kuko ntuburi gusaba ikibi. Ni igihe wacitse intege, burya ntuba ugufite, ariko wizeye ko Imana yakuguha. None se ufite kwizera kungana iki kutakora ku buryo uri gusaba ngo kongere? Ubwo waba uzi n'ingano y'uko bari bwongere kugira noneho kwa kwizera kube guhagije. Yes, none tuganire twitonze, mworoshye imitekerereze kugira ngo ibi bintu biborohere kubyumva. Niba uvuze ngo nyongerera kwizera, ubwo hari ukwizera ufite ariko uri gusaba ko bongeraho ukundi. Yesu we yaravuze ngo kungana n'akabuto ka sinapi kwakwimura iki? Imisozi. None kwizera ufite urumva kungana iki ku buryo kutari gukora? Kuri munsi y'akabuto.
ku buryo kutari gukora, uretse ko iriya seed urubuto ntabwo ingano y'urubuto Yesu yari avuze ntabwo ari komwe pasera, yari avuze umusaruro w'urubuto. Ntabwo imbuto ingana nk'uko ingana, imbuto ingana n'umusaruro yera, niko agronomi ivuga. Kuko iyo tuvuze ngo iyi mbuto ni ibiro 5, ntabwo dukora ibiro 5, dukora 5 ariko tugendere ngo ibiro 5 bizera iki. Rero twebwe ubwacu iyo tuvuga ngo nyongerera kwizera, nibyo tuba twatentebutse, burya kwizera ntikuba kuri muri twe, ariko umwuka agakomeza gutaka ngo Imana ikomeze kutwemeza iby'agakiza duhamya ntidutentebuke. Yego. None wari uvuze ko hano Eliya yari ari kumwe n'abahanuzi b'Imana z'ibimenyetso. Niyo mpamvu yasabwaga ikimenyetso kugira ngo babone Imana ikoze ikiruta ibindi, ikoze ikiruta ikizindi, aba ariyo yizerwa. Dukomeze ku byagenze. Amaze gusenga, yego, Imana iriyerekanye, imanuye umuriro, barabibonye barizeye. None ikintu cyo kwica abahanuzi ba Bayali. Kabiri, ku bahanuzi ba Bayali bapfuye bamaze kwemera kubona ya Mana. Ariko umwana w'umuntu ni mubi. Uvuze icyo kintu ndacyumva, ni ukuri umwana w'umuntu ni mubi. Imagine ko ariko nturi kuvuga Eliya. Nturi kuvuga Eliya. Nawe arimo. Eliya kandi turi kumara nk'umuntu uhagaze mu bushake bw'Imana. Umwana w'umuntu ni mubi. Eliya waje ni umwana icyo gihe yari mu ntege z'umwana w'umuntu. Yego. Jacobo yarabihamije aravuga ngo Eliya nawe yari umuntu umeze nkatwe. Ahantu ntabwo ndibuze kubikompara n'umuntu wiyumvise. Wowe niwe ugomba kuba umuhamya wo ku kigero Eliya yari ameze ate ku buryo nawe uri umuntu umeze nkawe. Ntugomba guhita ubisamira hejuru. Oya, ntabwo bisamira hejuru, kuko ahubwo Yakobo we yarinde uvuga ngo Eliya ni umuntu umeze nkatwe. Ubwo noneho nanjye uri kubisoma ibintu bya Yakobo ndinde. Urinde ku buryo nawe umeze nka Yakobo wari umeze nka Eliya. Nibwo ijambo ry'Imana uzaba uryumvishe neza, cyangwa ijambo Yakobo yanditse nibwo uzaba uryumvishe neza. Kubanza kwishyira mu waryanditse. Yes. Uwo yavugaga. Yego. Arabahuje ngo tumeze nkawe. Ni umuntu nkatwe. None ngewe uri kubisoma uri i Kigali. Ngomba kwanza kwijigarira mu ishusho ya Yakobo wa mwana. Wamuvuga. Yakobo yarinde meze nkawe. Nge meze nkandi. Hari ikiganiro twigeze twakora kuri family plan. Bakibuka? Kuri ONAP. Ni wowe ninde? Ntago ari ngiye kuko ntago cyari kurangira. N'ubu twakaye twaragikomeje. Okay. Naravuze ngo ubaye uri umugabo wabyara umwana w'umuhungu ukamubwira ngo wa mwana uzamere nkanjye, ukumva umwana wabaye nkawe yaba ari umugabo nyamugabo, uzagenda ubyare. Ariko byaba ari byiza. Urakoze cyane, nicyo nanjye nashakaga. Niba wumva uri umuntu w'umugabo ku buryo isi wayisigira abantu bameze nkawe, nta muntu wakubuza kubyara, nkubwije ukuri. Uzi mbyaye umwana umeze nka runaka, baba we nabakurikiza nkabakurikiza bameze nka runaka. Runaka ndi kuvuga nyine ndamuzi. Baba data we, n'isi irabakeneye. Ariko muzi ko dufite dufite iki? Si ngombwa kukavuga. Dufite ikibazo. Ntabwo ari ikibazo. Dufite amahirwe tutajya tumenya kubera impamvu runaka. Ni ukuvuga ngo Eliya yagiye muri mudu y'ibitangaza birakoreka, asubira mu mubiri. Asubirayo ryari? Bobo, tuganire, mumbabarire, mukoresha ubwenge butekereza simbavuna. Ibintu byose twaganiriye turemerana ko ari ahashize hacu twembi. Tutarahaguruka hano iminota 2 ishize turi kuvugana, uremera hamaze kuba hashize? Nahashize. Yego. Urakoze cyane. Eliya yakoze ikosa ryo gusubira hashize, afatirayo imyanzuro.
unyumvishe neza, Imana ikumpera umugisha. Abahanuzi ba Bayali na Shera barizeye ibicaniro byabo, nibo babyisenye. Eliya yarababwiye ngo ni mu bisenye, barabisenya, baratuza Bobo, baraceceka, bahubaka igicaniro cy'Uwiteka. Baremeye bahubaka igicaniro cy'Uwiteka. Abatuma kuvoma. Rose Eliya yatumye bande kuvoma? Yabatumye inshuro 3, 4, 12. Bavoma intango, batora amabuye, arazizengurutsa, amazi ayasuka ku gicaniro. Aba bantu batuje baramwihorera. Arasenga, umuriro uramanuka, bikubita hasi, baravuga ngo Uwiteka gusa niwe Mana. Aba bantu ntibizera, bizeye, baranabihamije, baranabyatuye. Mu gihe barimo rero, mu gihe barimo nabizera. Ariko mu gihe cyashize, Eliya yahise asura igihe cyashize, ababona nk'abahanuzi ba Bayali kandi batakiri imbere y'igicaniro cya Bayali, arabica. Niyo periyode abahanuzi b'iyi minsi bahanuriramo. Iyo yabaye weakness ya Eliya, bituma Elisa adasaba kumera nkawe. Arambwira ngo nshaka imigabane ibiri y'umwuka ukurimo. Noneho hari abantu bazi ngo Elisa yakoreshaga imigabane ibiri y'umwuka wari uri muri Eliya. Hari undi nawe yarasanganywe. Urakoze cyane. Ego Elisa yari afite undi mwuka. Ubwo Elisa araruta Eliya kure cyane, ni inshuro ebyiri za Eliya. Hakaba na Elisa, hakaba n'umwuka w'Imana muri Elisa wavuganiye na Eliya mu mwitero. Eliya yakubise Elisa. Ntubizi se ko Eliya amukubita umwitero, ijwi ryavuganye na Elisa, ariko Eliya ntiyamenye ibyo ari byo. Ni nayo mpamvu Elisa atacogoye ko Eliya yanze guhereza Elisa umwitero. Nimbivuga barantera amabuye. Yarawumwimye kugeza ubwo amubwira ngo numbona nkigukurwa ko mu ijuru atazahanura uyu mwitero kudakenewe, arawimanira iki? Dusobanurire ko mu teologike ibyo yawimaniraga, reka simbitindeho, ariko ari kumunaniza. Aramuga ngo nimbona nkigukurwa, kugeza ubwo aka kantu ko numvaga ndashaka kukavuga. Imbaraga z'Imana muri Eliya zagombaga kuza muri Yohana umubatiza nk'uko byagenze. Niyo mpamvu Yohana umubatiza yagize intege nkeya mu ishusho zimugaragaza, kuko imbaraga zari gutuma Yohana umubatiza agaragara nk'umunyembaraga kuruta uko yagaragaye. Elisa burya yarazijyanye. Ibyo bintu byafashe igihe kingana cyo kugira ngo byongere byafekte cyangwa se bigira ingaruka. Mbabaruse kunyobora sinze gutandukira, ariko uyu murongo ngusome. Usome ndagaruka ku gicaniro nta kibazo. 11 Matayo 11 umurongo waho wa 14. Umurongo wa 14 niho habihamya, ariko reka mpere ku murongo wa 13. Haravuze ngo kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuye kugeza igihe cya Yohana. Hanyuma umurongo wa 14, kandi niba mushaka kubyemera, niwe Eliya wahanuwe ko azaza. Yohana umubatiza niwe Eliya wahanuwe ko azagira gute? Azaza. Bivuze ngo imbaraga z'Imana muri Eliya, Imana yazibumbatiye zigarura muri cyangwa se ubwo nyine ingano z'imbaraga zikorera muri Yohana nizo zakoreraga muri Eliya. Nicyo cyatumye Eliya yimana umwitero abanza kuwima Elisa. Nuko azi ko umwitero Elisa yasabye suwe nuwa Yohana. Ariko kwizera kwari muri Elisa kwanga uti ndagukurikira pa kuyimpaye iyo migabane. Noneho Eliya amusezeranya igikomeye, agira ngo Elisa aracogora, Elisa arakihanganira. Yagiraga ngo amuveho. Niyo mpamvu yamubwiye ngo sigara hano. Elisa yamuti nkurahiye ubugingo bwawe, sinsigara. Aramutize wagumye hano ku Imana intumye Beteli, nkubwije ukuri sinsigara. Anakora ikosa arahira ubugingo bwa shebuja. Bivuze ngo gusigara hano bingana no kukwica. Ndahiye ubugingo bwawe bisobanuye ikiza? Noneho Eliya yamureba akavuga se ko hari undi muntu zagenewe. Zimbaraga ko hari undi muntu zagenewe. Yari yaramaze kubishura. We yarabyumvaga nyine yarabizi. Ntabwo ko hari undi zagenewe. Ni nk'uburyo Kristo yihanganiye umusaraba
kubw'ibyishimo byamushyizwe kuko azi ubwiza azambikwa nyuma yaho, azi ubwiza bwawe. Na Eliya azi izo mbaraga zizambikwa nde. Abwira Elisa ngo sigara. Elisa ati sinsigara. Noneho Eliya akora ikosa rero, aravuga ngo numbona nkigukurwaho nibwo nziguha. Haza umuyaga na serwakira, umugabo akanura mu musenyi. Arakanura uti ndakureba. Ni nawe watuye ijambo rivuga ngo Uwiteka wabereye amagare n'amafarasi Abisiraheli. Ni Elisa wayavuze. Wabereye amagare n'amafarasi Abisiraheli. Imana yamubwiye umugabo nawe akeneye imbaraga, akeneye umwitero. Arekura umwitero. Ngaruka Elisa umaze kuhabwa izo mbaraga, aho kugira ngo yice abasiriya nk'uko Eliya yishe abahanuzi, yarabafasha arabagaburira. Noneho basubirayo bavuga ineza y'Imana ya Isiraheli. Bibiliya iravuga ngo kuva uwo munsi basubiriyeyo, ntibongeye gutera Abisiraheli kugeza ibihe runaka. Urumva izo mbaraga, itandukaniro. Eliya yabaye Imana, yakoranye n'Imana y'ibimenyetso, asubira mu gihe. N'uyu munsi rero dufite abantu bameze batyo, nibo baca iteka ku bantu babagiriye nabi. Kandi Imana yo ntabwo Imana iba mu gihe, Imana iba inyuma y'ibihe. mu gihe atuye inyuma y'ibihe. mbere y'uko ujya mu ndirimbo mutumisha, aruta itangirira. itari mu bihe, itari mu gihe, twabana nawe kandi twari ibyo turimo. Imana ibaye mu gihe yashira, kuko nawe urabizi neza ko ibiriho byose bimarwa n'igihe. Ahubwo niyo yaremye ibihe, ibishyira imbere y'amaso yayo. Ntabwo Imana iba mu bihe, yitwa Imana ihoraho, kandi igihe nacyo ntigihoraho. Ubwo niyo mpamvu ibyo itanga nayo bihoraho. Urakoze. Igihe ntigihoraho, igihe kirashira, ariko Imana ihoraho. Amen. 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 Ikosa yakoze ni irihe noneho? Yari gukora iki? Eliya yari kumubwira ngo uyu mwitero si uwawe, Imana iguhiza. Ndavuga kiri hariya ku musozi na barabahanuzi. Bari bamaze kwizera. Yarishe. Ikosa yakoze, yishe aba bahanuzi, ni nabyo byatumye acogora. Ezebera aramwirukankana, kandi abahanuzi ba Bayali bari bamaze kuba abahanuzi b'Uwiteka. Yari abonye ingabo zijya no kurwana, zijya kurwana, ariko nyine yakoze nk'umuhanuzi, ntiyakora nk'umwungeri. Yakora nk'umwungeri ntiyari kwica, yari kuragira abo ngabo, akabarera, akabatoza kubaha Imana. Yego. Ariko akora nk'umuhanuzi. Niyo mpamvu ujya wumva abahanuzi bazi uti murapfuye murashize, hanyuma umwungeri wagashaka ngo twakora iki ngo ntidupfe. Yego. Hanyuma Eliya bwa mbere yabwiye Elisa ngo numbona nkigukurwaho, bituma agenda amukorera amakosa, amubwira ngo Imana intumye i Beteli, intumye i Yeriko, intumye i Gilugari. Ibyo ari kugenda yishyiramo amubwira biraturuka mu masezerano yamusezeranyije. Icya kabiri, iyo atica abahanuzi ba Bayali n'abashera, ntabwo kiriya gihe cya Ahabu na Yezebeli ntabwo bari kuziterera, kuko ntuzi ko Ahabu yaguye mu igare. None se abahanuzi 850 batoranijwe, utekereza ababi bwami ari abanyantege nkeya? None se wagize ngo iyo batabarana n'umwami by'iyo baba bakiriho ntiyari intsinzi? Ni abantu nyine ubuze abantu ababuze imbaraga. Tubivane noneho, tubivane mu mateka, tubivane kwa Eliya na Elisa n'abahanuzi, tubizane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni iki gitera gusuzugurwa? Kambyite gusuzugura cyangwa se gukerensa za mbaraga ku banyetero n'abakristo b'uyu munsi, ku buryo hari ibintu bimwe na bimwe bigaragara yuko nta bushobozi bifiteho, cyangwa se nta kintu runaka wabikora. Ntabwo ubundi agasuzuguro ntabwo gaturuka ku gusuzugura uwo basuzuguye. Ubundi agasuzuguro, nk'ubu nge ngusuzuguye, ntabwo ari wowe komuteri, ni biri muri nge, bituruka ku kudaha agaciro kimwe nasuzuguye muri wowe. Ni ukuvuga ngo kutamenya izo mbaraga ubwazo bituma zisuzugurwa, bidaturutse ko uzifite yazisuzuguje.
kutamenya izo mbaraga z'Imana, kutamenya ubwo bugari bw'Imana n'uwo mwifato w'ubumana bituma abantu babisuzugura kuko batabizi. no kubisuzugura bikabasuzuguza, kubasuzuguza gusa se bikanabahemuza. Tuzi abantu bagiye basuzugura Imana bikarangira nabi. Muhammad Omar Kadafi muzi uburyo yayisuzuguye, yafashe Bibiliya yarayijugunye. ko byabanje kugenda se burya? Yarayijugunye akuraho Bibiliya, aravuga ati iki gitabo singishaka. Tuzi uburyo umugabo wakoze ubwato bwa Titanic yabikoze. Yaravuze ngo na Yesu niyo yabukandagira ntacyo bwaba. Yes, ayo magambo barayavugaga. yarayavuze. Tuzi uburyo Herode yabigenje, baramubwiye ngo noneho uvuze nk'Imana. Genda ureba iherezo ryo gusuzugura Imana, birabahemuza. Farawo yarayisuzuguye, bamubwiye witwaga Ramsesi, ni Neko. Baramubwiye ni Neko, ni ntabwo ari Neko ariko ni Farawo. Farawo, iyo tuvuga Farawo ni izina ry'umuryango w'abafarawo. Baramubwiye ngo Uwiteka aravuza, arababaza ngo Uwiteka se ni igiki? Ntiyanashaka kumenya Imana, birangiraho. Imana iravuga ngo ubwo utashatse kumenya nzakunangira kugira ngo ninkwiyereka ntuzanamenye. Hari abantu bajya bibaza impamvu Imana yanangiye Farawo. Byaturutse ku gasuzuguro yasuzuguye izina Uwiteka, bamubwiye ngo ni Imana yacu, arayisuzugura, ayisuzuguza ikigirwamana Imana ye. Imana iravuga ngo ubwo udashatse kumenya nzakunangira ntumenye, kwihesherezeho icyubahiro. Hari abantu bazi ngo yamuhoye ubusa, yaramurenganyije. Hari abantu babizi batyo. We yanze kumenya Imana, arayisuzugura, ayisuzuguza ikigirwamana, aravuga ngo Imana yanyu irarutwa. Ni Imana yanjye, Uwiteka ni nde se? Ibyo byonyine ubwabyo bituma Imana imuhemura. Ntabwo ari ugusuzugura Imana gusa, iyo wayisuzuguye iranaguhemuza, urahemuka. Noneho iyo uhemutse muri rubanda upfa udakunzwe. Umuntu wese usuzugura Imana apfana intimba. Abanga Imana ntibayisenge, bazapfa bose be kwibukwa. Uzi impamvu batazibukwa? Nuko batagira urwibutso, bapfa basenya imirimo myiza bakoze. Icyo kintu ni ikintu kigari gikwiriye kumvwa n'umuntu ufite ubwenge utekereza. Umuntu wanze Imana aba ari gusenya ibyo yakoze, apfa atakigira urwibutso, ntawifuza kumera nkawe, nta ukunda uwawe, n'ukwitiriwe wese aba ari ikivume muri rubanda. Yego, kuko mu bigaragara nyine n'ubuzima bwarabayeho n'iki, waranze Imana. Yego. Ni iki abantu bakwiye gukora cyose? Niwe mwifato ukwiye kubaho, ariko ugaragaza za mbaraga zibarimo kandi zibakoreramo. Izi mbaraga, ubundi imbaraga, hari imbaraga, hakaba ubutware, hakaba n'ububasha. Ububasha umuntu ashobora kubuhabwa ntabuhorane. Imana yarabikoraga, umwuka agahanga ku bantu babaga bafite ububasha bw'imbaraga z'Imana, bagakora igitangaza, none ejo ntiyongere kugikora. Urabizi, uyu mwanya nshobora guhabwa ububasha n'umuyobozi runaka, akambwira ngo genda, ejo akagutuma mu bindi. Urakoze. Ejo akanyambura ububasha, akantuma mu bindi. Ubwo ni ububasha. Hakaza ubutware. Ubutware ni imbaraga zikora ibigaragara ariko zo zitaboneka. Niyo mpamvu tuvuga ubutware bw'Imana cyangwa ubutware bw'umwijima. Hakaba n'icyo twita imbaraga. Imbaraga ni izikora ibigaragara ziturutse no mu bigaragara. Njya wumva tuvuga ngo imbaraga za kirimbuzi, imbaraga z'amafaranga. Imbaraga z'amafaranga zikoze, ni amafaranga akoze ibintu bigaragara ko byakozwe n'amafaranga. Nayo aragaragara. Iyo tuvuga imbaraga z'Imana rero, zituruka mu bitaboneka, zigakorera mu mubiri ugaragara. Impamvu ziza kuba imbaraga ni uko umuntu azigiramo uruhare. Impamvu zitari ubutware ni uko umuntu azigiramo uruhare. Kuzigiramo uruhare rero ni uko Pawulo yaravuze ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu kugize gute? Kuyikwiriye.
ni ukuvuga ngo ikintu tugizemo uruhare dushyizemo imbaraga. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Gukora bibaye ari uguteshuka ntabwo nabifata muri en general, ahubwo abaguye bari abakristo bateshutse kuki cyabagushije. First of all, hari gutakariza Imana icyizere, tukarambiriza ku bizakorwa by'Imana. Impamvu mbyita guteshuka ni uko ibyo bimenyetso twita ishusho y'Imana twabonye biba no muri rusange. N'abatubaha Imana bafite ibyo bintu ya mirimo. Bimwe wakorewe umwana wawe akajya ku ishuri, burya yigana n'abadakijijwe, ariko we wabikorewe n'Imana. Ya myenda wambaye hari igihe uruganda rwayikorewemo si abakirisitu, kandi nishimwe wowe n'Imana yabigukoreye. Ya nzu utuyemo ntabwo ahantu utuye ari wowe wenyine, nturi mu kirwa cyawe wenyine, uturanye n'abandi batabikuye ku Mana. Ibyo wita ishusho y'Imana bo babyita iki mu gihe hari ibyo wita imbaraga z'Imana kuri wowe? Ni ukuvuga ngo hindukira ujye no mu gakiza. Nibyo, ibyo n'Imana yabigukoreye. Ni naryo tandukaniro ryo guhabwa n'Imana ibyo abandi bafite. Kuko Imana yaguhaye ugira amahoro n'umugisha mu byo wahawe n'Imana. Ariko iyo wihaye, icyo wihaye uranakirindira, ukanakirindiramo. Ariko ibyo Imana yaguhaye irabirinda ikanabikurindiramo. Yego. Noneho guteshuka rero ni ukugereranya Imana n'ibyo yakoze, cyangwa tukagereranya Imana n'ibyo tuyishakaho. Imana iraruta ibyo. Iraruta abantu wahuye nabo bakugiriye neza, iraruta ibyiza abantu bakugiriye, kuko ntitwizezwa n'ibyo Imana izakora cyangwa yadukoreye muri uyu mubiri. Twizezwa n'ibyo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu, ikatuzura mu bapfuye, ikaduha ubugingo buhoraho. Urwo ni rwo rufatiro rwo kwizera kwacu. Imana ibaha umugisha. Amen. Twasuza tugasenga. Mana, turagushimiye. Tugushimiye izina ryawe. Uri Imana y'agakiza. Bivuze ngo uwariye n'utariye bose bakwizera kandi ntibakorwe n'isoni. Haleluya. Ikimenyetso kikugaragaza ntabwo ari ibimenyetso by'ibitera imitima yacu kunyurwa, si ibyo mu marangamutima. Oya, ntabwo ari ibi bitangaza bigenda nk'ibiguruka. Ikimenyetso kikugaragaza ni ukuri Imana y'agakiza, Imana y'imbabazi, ibera hose icyarimwe, ishobora byose. Ibyo byose ushobora, n'ibi byatunaniye wabikora. Nahishuriwe neza ko iyo ugiye gukora ibitangaza ntabwo umanukana ibikoresho ukoresha, ahubwo ukoresha ibikoresho usanze iwanjye. Hari ibikoresho wakoresha iyi ndwara igakira, wowe ugira ibikoresho. Hari ibikoresho wakoresha uru rugo rukaba ruzima. Ufite ibikoresho wakoresha uyu mukobwa akabona umugabo, uyu musore akabona umugore. Ufite ibikoresho wakoresha uyu muntu akabona ihumure mu izina ryawe. Ufite ibikoresho wakoresha mu gitondo wari ingumba bugacya byaye. Ufite ibikoresho wakoresha wari umutindo usaba bugacya ari umwami ugaba. Uri Imana ikomeye. Ntabwo wowe ujya gutanga inzira ku nyanja itukura. Ntabwo ntiwigeze umanukana amabuye, nta wabibonye. Abantu babonye umuhanda uremetse. Ibyo uracyabikora kuko uri Imana ishobora byose. Tugusabye kugira ngo wigaragaze, agakiza kawe kaganze muri twe. N'abatizera nabo bakeneye ibimenyetso, ubihamirisha ubugwaneza bwawe ku bwa Kristo Yesu. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.